bampera ubutumwa bagira inama usibye inama nabagira inama nabagira kari inama nje ndiko nabagira niyo kuzamenya ubwenge ntibazabinda nkuko twabaye nda bakaja barakorera yabo bakaba neza ngorori yo nama nago nyumbi inama bakagura bakaja bagira bakorera yabo bakagura amavuta bakisiga ntibamere nkuko guca tumeze Amoro y'Imana bakunzi ba Sherina TV murasuzwa na Sherina kamikazi w'abanyarwanda nizere ko mumeze neza rero nshuti zacu bantu banje comment zanyu ndazibona ndazikunda cyane zintera gukora cyane zikananyereka ko ndi kumwe n'abantu iburyo bwanjye rero ndi kumwe n'umukobwa mwiza ukiri muto n'umubyeyi ariko nanone nkuko agiye kubivuga tugiye kuganira mu gisate cya ladies power cyangwa se imbaraga z'umukobwa imbaraga z'umugore mukobwa urashoboye mukobwa wiba ikimenya bose mu gufata amafaranga y'abandi bagabo mu gukura abandi bagabo ahubwo uba uwa mbere usohoke mu rugo ugenda ukore cyane kubera ko ejo heza haraharanirwa umukobwa umeze neza urakoze cyane umwihangane ndaza gukoresha umukobwa kuko ndi kubona already nkuruta cyangwa se tunangana kandi nanjye ndacyari umukobwa ariko nkuko wabimbwiye ukiza wambwiye kuri umubyeyi uyu munsi wa none rero witwa nde kugira ngo abakunzi ba Sherina TV badukurikiye baze kumenya ngo turi kumwe nande je banyita neza umunsi Gloriose umeze neza ni mama nde Jabanyita mama Ndayishimiye Felix niryo jambo niryo zina ngiye gukoresha mama Ndayishimiye cyangwa bavuga mama Felix nta kibazo mama Felix nawe birashoboka cyangwa uvuga mama Ndayishimiye nibyo byaba wasa mama Ndayishimiye nabyo ntaribi okay mama Ndayishimiye like gutyo urakoze uwo mwana n'umwana wa mbere kubera icyo yahisemo kumwita izina ry'abantu bakuru se mama Ndayishimiye sare zina ridakuza umwana oya ariko urumva tugomba kujyana n'ibigezweho urumva umwana wawe uyu munsi afite imyaka ingahe afite 2 n'igice imyaka 2 n'igice azajya gukura koko ajye kungana n'umuntu ufite imyaka 30 koko akitwa Ndayishimiye utuzina tw'ubu ngubu ni twa Jackson ni twa Eric Herze n'ayandi mazina kuko utamwise kamwe muri two tuzina taramwita mu mazina yararebye abona nyine hari abandi bana bagiteranwa ntabwo arabiteranya nose Ndayishimiye wese perezida w'u Burundi ese mwashatse kumwitanya na perezida w'u Burundi ngijya ni byose yarashaka ni papa wamwise se kuki utabigezeho ijambo rero kandi uri umama w'umwana jana ngize ngo ndishara nabone ndishara ngo nzavuga nimba ari byo mu byago nta mugore witaga umwana se n'akari n'ugomba kuri mwe koko se wifuza kumwita ngo ikise nge numvaga namwita Ndayishimiye Brian ase wumva ka Brian nese undi kuki Ndayishimiye kuki utari kumwita Iradukunda Brian none se yaravuze ngo nushaka kumwitira amasina none se wowe kubera iki rya Ndayishimiye n'ubundi mwarihuriyeho ubu nyine najyo nari ndishaka nshaka kugira ngo kireho Brian arabyanga yala mbega kuno ka Brian kari kuba keza disi ibaze mama Brian na mama Ndayishimiye none se iyo muri gise umwana wumva nta kibazo none se Ndayishimiye uwo nguwo wawe Ndayishimiye umugabo witwa nde yitwa Muhire François reba uwo muntu uri gukomanga muzehe yitwa Muhire François ibaze ukuntu we yitwa izina ryiza akagenda ngo iki na iki urumva ibyo bintu bikunda koko ngo nibwo mahitamo ge yarashaka yesu we anyway nkuko bivuga nta zina ridakuza umwana kandi burya umwana uzakomera umwana uzavamo umuntu wa danger umwana ufite ejo heza ntago bigombera izina hari na ba Brian byacanze ntubazi se hakaba n'andi mazina meza byayobeye urumva rero izina nta hantu rihuriye n'ibikorwa bya muntu ariko nanone hari abantu benshi uzi nanone muri iki gihugu bagiye bahindura amazina yabo bitewe nuko ababyeyi babo bayabise ntibayakunde ugasanga mwita ngo nzamurira icyo Imana yamumpereye amazina nyine arimo
harimo ibintu bikomeye cyane sibyo umuntu akavuga ati rero oya njyewe nkurikije ibi n'ibi ngibi rwose ariko umwana wanjye mwita amazina ajyanye n'igihe sibyo ariko basi umwana wa kabiri aba ari wowe uzamwita sibyo uzamuha inama kuri ibyo urakoze cyane rero ndumva nezerewe kwakira muri studio za Isherina TV uragiye kutubwira ati rero ukora iki mu buzima bwawe bwa buri munsi akazi kawe ka buri munsi ni akahe akazi kanje ka buri munsi ncuruzaga imyenda n'inkweto okay urakoze cyane none se uyu munsi wa none aho utangiriye business ako kazi kawe ka buri munsi uyu munsi wa none n'aya mafaranga ngahe umaze afite ku gaining niko ngo amafaranga umaze kwinjiza nangana iki amafaranga menshi wafasheho nangahe mu yandi magambo amafaranga menshi nafasheho ni nk'ibihumbi 200 wayakuye n'ubundi muri iyo myenda n'inkweto uyabanamo gute n'umugabo n'umwana rero wayaguzemo udutungo intuza intama n'ingurube n'ibyo byose murazifite mu rugo ze ninde uzahirira se nawe nk'ubu yavuze ko kazarazahiriraga nibyo ushatse usi imyaka ingahe nashatse mfite imyaka 17 washatse ukiri umwana Yesu we byagenze gute ngo ushaka ukiri umwana gutyo nyine nararebye ndavuga kugira mbyarire mu rugo reka nshake ndi mutoya izihe mbogamizi wahuye nazo mu rushako ukiri umwana nta mbogamizi wigeze uhura nabyo ibintu byari très bien tayari nta kibazo ntawakubwiye nabi ntagutonganyije ntagututse gusa ababyeyi nibo bambwiye ngo mbese kubera ko washatse uri umwana mu mibereho yawe se mu mikurire yawe wabonaga ibintu byose ari bien nta kibazo nabonaga biri kugenda neza cyane okay mu gihe cyo kubyara se naragenda byara nta kibazo mbyara ikibazo ugeze ugira nta na kimwe umunsi w'imyaka ingahe uyu munsi ubu sahize mfite imyaka 20 zuzuye tekereza imyaka 20 ufite umwana n'umugabo my god neza imyaka 20 nibwo nicyo gihe umukobwa wawe agomba kwitaho agatangira kugira utuntu yigurira agatangira n'ibindi uyu munsi wa none uri umugore nta gihe siba wumva ukumbuye noneho bya bindi by'abakobwa bikaba byatuma wenda hari ibyo tubaka neza mu rugo byose ndabyujuje nta kibuza mu rugo uyu munsi wa none Imana iramutse igusubije andi mahirwe ukongera ukaba umwana w'imyaka 17 utarashaka n'ubundi wakongera ugahitamo gushaka ari byashoboka wategereza ukamanza wagira wakura ubu noneho uramutse usubiyeyo wavuga uti gushaka nkiri umwana ntago byavamo kuko iyo umuntu ashatse akiri umwana nyine aravunika cyane wavunitseho iki se nkawe nyine kugira ngo gushakisha imibereho zizakubeshaho nk'ibyo byose nabyo nyine wari utari wakabimenyeye neza uravunika ukigera mu rugo ni iki kintu cyagutonze gukora utakoraga iwanyu nkigera mu rugo niko kuvuga ngo ibintu byo gucuruza narategerezaga mu rugo nkajya ibyo bahashye nageze narashatse najya ndetse ndahaguruka ndakora narakoze cyane nta munsi wumvishe wifuje kuba wakwisubirira mu rugo ndumva nasubira mu rugo guteka kandi nari mvuye nzi ko byose ko gushaka washatse ukora amaboko mu mufuka hari igihe ugerayo ukumva ubuzima burakunaniye pe ukavuga ati yewe bino birutwa no kubona aba nibereye mu rugo nabwo nabonye ari ibintu bikomeye cyane gusubira mu rugo ari ibintu bigoranye uravuga uti kugira ngo nsubire mu rugo nakwihangana ngakora ngakobokana n'ubundi umuntu yaba umugore aba yagiye gukoka agakora nyine akora amaboko mu mufuka none se urumva mu rugo niki kintu wari warabuze ku buryo wumva utasubira inyuma uko byagenda kose nta na kimwe nari narabuze nagiye nanjye ngiye kubaka urugo ubwo nta kintu ugeze wicuza nta na kimwe nicujije urakoze cyane uyu munsi wa none uravuga uti ngenda mu baturage hirya no hino kugira ngo nshake imibereho nk'uko uri kubivuga ngashaka imyenda n'inkweto nkayigura kugira ngo ndebe ko
gufasha umugabo wanjye n'umwana wanjye kugira ngo nanjye nifashe bityo urugo rwacu twembi rutera imbere. uyu munsi wa none rero wagira iyihe nama noneho b'abakobwa bakiri mu rugo ariko badashaka gukora, yumva yakoresha inzara gusa, yumva nyine nta kindi kintu ibintu bimubwiye, akumva ko nyine nta kiri iwabo nabo nabashishikariza kugira bagakora nk'amaboko mu mufuka nabo bagakora bakiteza imbere ku buryo bazashaka abagabo babo nyine nabo bameze neza bari gukorera yabo bakamenya ibizababeshaho mu rugo rwabo. Okay, urakoze cyane. Noneho se uyu munsi wa none iyo wumvishe ngo umuntu ngo abakobwa ngo barya amafaranga y'abahungu, wowe ubyumva ute cyangwa se ubivugaho iki? Uko mba ndi kubyumva ntekereza ko bayajyana nyine nabo bayahawe. Kuko ngo nawe uramutse wihuriye n'umugabo mu muhanda arimo kwigendera agakubita ibihumbi 100 wayafata ukirira. Oya nje ntago najya namusubiza yuko nshoboye kwiha kadafite amafaranga yasomba y'inkorera. Koko se nabimubwira ukubugize utayafata amafaranga ukiriraho nawe. Oya nje ntago mba nyekeneye ayo mafaranga yawe burera ntago uzi icyo aba yaguhereye. Ubwo ustegereza ni nk'iki baba bayatangira. Ntekereza yuko yaguha wenda ashaka nk'ubuzima bwawe. Ayagwaye se nta buzima ari bukwake. Nta yemera. Ngororiyo rukumbeshya. Nyine mbwira impamvu utayafata. Ifatika yumvikana. Amafaranga y'abagabo nta nayafata. Akaza ati Ngororiyo atakira 5 mama. Namubaza ati sinone 5 bimpaye mu ruhe rwego kugira ngo witeho ukoresha inzara. Oya namubwiriza nzara ntago nabuze yo kuzikoresha nuko nanjye ntari nabo umusirimu nzaza bandazikoresha. Amafaranga urayafite no kubudashaka gukoresha inzara kuko utari umusirimu se. Nta musirimu ngana. Umusirimu arangwa n'ikizi? Ubusirimu arangwa na byose nizo nzara uri kuvuga base byose no kwitera ka makeup iki byose. Icyo kintu kizakorera ku musirimu n'ibindi byose none se umusirimu none ko nje nshoboye gwenda nabona yo gusukisha ariko yo gusiga inzara ntayo nabona. Aberekeze. Oya. Wayabona wabishatse mu yukorera ntago wakoramo igihumbi ugakoresha inzara. Nazikoresha nuko mbonaga biba bitari byiza. Nibyo. Usengera mu bake se? Usengera mu bake? Senga mu Bagatolika. Uriko kujya gusenga ryari? Njagayo rimwe na rimwe nko ku cyumweru nyine nko mu kwezi mo kabiri gutyo. Wajya usenga buri munsi se Ngororiyo? Banagiye guhiga udufaranga. No ku cyumweru urakora? Oya hondi nkoraga nirwaga mu rugo. None se wajya gusenga nyine ugasengera umuryango? Njagayo ariko ntago mvuze ngo njagayo buri munsi. Niki kintu umugabo wawe wamubonanye utaruzi igihe mwakundanaga? Urumva wakundanaga n'umuhungu mutarabana mugeze mu rugo, niki kintu wabonye ukubona kiragutunguye byatari? Icyo namuboneye ubesizo twagazeyo n'ibintu by'urukundo nta kindi namubonanye. Uri kwagusubiza ibibazo ukabikwepa. Urumva umugabo wawe mwarakundanaga sibyo? Mukundana umwaka umwe cyangwa se n'ibiri, yego? Noneho ntago wari kamaze kumwiga, hari imico yaguhishaga, hari ibyo atakwerekaga, mwageze mu rugo noneho mwabanye iby'urukundo ahubwo byabaye nk'ibigize gute? By down urumva ko nyine numva iyo mu giteretana urukundo ruragishyushye, ariko mwageze mu rugo mwamaze no kubyara ibintu birahinduka. Niki kintu wasanze ku mugabo wawe noneho cyarahindutse ugereranyije nuko wamubonaga? Nasanze cyarahindutse ni ikintu kimwe. Nuko nkimusanga urukundo yankundaga tukiri abakobwa tongeye kurunkunda. Ubu arakwanga se? Nta nyanga ariko kubana n'umusore mukiri abakobwa mukamara kubyarana bigenda bihinduka mu gake gake. Uko yagukunda kiri umukobwa ntago ariko yongera kugukunda nyine ubonaga uri umugore. Ubona ibintu biri kugenda biragabanyuka. Nose mukiri abakobwa yakubwiraga irihe jambo uyu munsi atakubwira uri umugore? Hari ijambo ashobora kukubwira nkuko atari kubwira waragize waramusanze. Umusore yari kuguteta ntakubwira utugambo twinshi akakubwira akagukunda akakubwira mbese byinshi. Ubu ntagakibikubwira se? None se ko namaje kumusanga ararambira ngo arankunda urukundo ankunze ntiruhagije hari urukundo rurenze urwo. None se umugabo wawe aheruka kukubwira ko agukunda ryari?
arabimbwira rimwe na rimwe gutyo. ariko ntabwo bikiri cyane Ntabwo bikiri cyane mugikundana mukiri abakobwa n'abasore. Okay, byiza cyane. Naye mafaranga uzatunga ukumva nayo nyine ukumva araguhagisha. ese amafaranga yose haba ibihumbi 20 ko nabyo bishobora kuntunga umwaka bitewe no kuntu uri kuyagira. Ngabambarira ukuntu 20 yagutunga umwaka. Yajere twumve. Hari ukuntu ugenda nkaguca nka bino dushakaga. Izi myenda ducuruzaga n'inkweto warangiza wabirangura ukagenda nk'ubu ugakoreramo 10. Yacuma amara kurikorera ukagenda ukagyongera ku rugendo. Ndimo kukubaza. Nayo mafaranga uzakorera. Ukumva ni menshi kavuga ati amafaranga ni menshi pe aya ngayo rwose niyo nakwipfira arahagije. Gusa amafaranga wabona guhagije ku isi nayahe umva kupfuye. Napfa kubona navuga pe. Ntagabaho niyo yaba miliyoni 100 nta kintu zakumarira. Wenda 30 zazakorera hari wenda bakupfuye ariko genda ukumva ko gira mu bintu byo gukorwa ntacyo nazo wabarakari. Ndwa ngo wowe ntabwo uza amafaranga runaka yabaho yatuma ahaza kwifuza kwawe sibyo? Nitushatse kuvuga ntayo. Nose umuntu amafaranga yabona bakapfuye koko none nizo miliyoni ndi kuvuga wenda zazakugeza simbi. Umuntu ntagamenya ko umunsi niki Imana ibeza. Okay, ndakwifuriza kuzabona amafaranga menshi rero menshi wumva wifuza mu iterambere ryawe sibyo? Kandi imbere heza haraharanirwa kwibukora cyane gahunda yawe ukayikora. Ntuzahora ucuruza inkweto gusa aho ukazakora n'inkweto ukabirenga ukajya no mu myenda isanzwe. Uzabikora se urabinyemereye? Zacuruza n'ibindi nshobora no gucuruza n'ibindi bitari ibyo. Ukiri muto wumva uzabiki? Iri muto nunda nateganyaga ko nzaba umuganga wenda naba umupolisi ngibyo. Gusa byagenze bite kuki utakwabije inzozi zawe ngo umupolisi cyangwa umuganga? None ko nanjye nabonye byabaye nyine ntabwo namenye bizaba. Nabonye bigenze gutyo. Nese kuki ukora ufite amahirwe yo kwiga kubera icyo utize ngo bigereho? Ubushobozi wacu bwabaye bukeya. Ishuri burariretse. Okay, ariko n'ubu uracyari mutoya umukobwa w'imyaka 20 amine umudamu n'ubundi byose byashoboka. Ko wazajye mu gipolisi. Nose nzaje mu gipolisi ubukora baye bugore uzajya nsubira mu kwiga ajya mu gipolisi. Biracyagorana se upfa kuba warangije mu 3 segonderi. None ntuhasoje se? Ntuzi gusoma no kwandika? None se nshobora kubemera ko mbizi none ubu byararangiye nabyitekerezaga nyine ndi umwana ubu ntabikorera byararangiye. Ubu nta kintu nta bigo kikubamo. Imbaraga zamvuye banatekerezanyaga mfite. Ubu se wumva wabiki noneho basa ku myaka yawe? Ubu byo ndi gukora birampagishe nta bindi numva nakora ariko ubushoboje uzibugiye buraza. Nakora n'ibindi bibonetse. Okay, urakoze cyane. Hanyuma rero akazi kawe ka buri munsi by'umugabo wawe agufasha wenda runaka ubona ari izihe nyunganizo umugabo wawe aguha mu kazi kawe ka buri munsi? Turafatanyaga nta kibazo dufite. Koko aragufasha nta kibazo? Arabafashaga. Ntabwo ajya kubwira nabi se? Oya. Okay, ngavuga amagambo 5 ku mugabo wawe. Arankundaga. Yego, rimwe. Yarangiza akampahira. Yego ni 2. Ubwo none hari nk'udutunga dufite mu rugo yabaye yantanze ko gutanga asanga yatwahiriye. 3. Ubwo ikindi ni umunyonzi. Sigabaye ne. Ndagutwara ku igare se? Ndagutwara ku igare? Oya ntaho nakomera kandwara. Kagabande. Kubera iki? None se Kose wakoreye nawe gorori yoze sinkunda uko umugabo wawe afite ikinyabiziga mu rugo ukajya gutanga amafaranga ku wundi muntu akaba yagutwara. Impamvu nanga kantwara ari ukuntu abantu bakora impanuka bose bagakora impanuka arabo mu rugo rumwe. Nicyo gituma atantwara nangaga. Nawe saranga? Waje arabyemeraga nje nkabyanga. Ahubwo wawe ufite isoni.
Gloria uba wifitiye isoni kugira ngo oya nta rusoni mfite mfite urusoni niki kintu umugabo wawe yagukorera ntumubabarire niki kintu umugabo wawe yagukorera ntumubabarire ese ntimubabarire none ko ashobora kukinkorera kandi nkavuga ndi ndamubabarira kandi aramwica none ubwo ni iki cyatuma ntamubabarira niyaguca inyuma ubwo inyuma nabyihangana nawe sinamwica ubuye wakwahukana ukitahira ugasubira iwanyu none se ninsubiye iwacu cyatuma atazabona undi uwo ashaka nawe ukishakira undi mugabo utaguca inyuma nta byashoboka buno muri iki gihe turabyihanganiraga abagabo bacaga abagore baba inyuma ni benshi sarabuze nzi ariko numvaga bari kubavuga hari umugabo se wari waza kuguteretaho ufite umugore ubizi neza nawe ariko barabikoraga none se barabande kuba nta rugero ufite rumva tuba atari guharabika abagabo b'abandi koko ariko baharabika barabikora barahari benshi baca abagore b'abinyuma cyangwa abagore nabo baca abagabo b'abinyuma ngo se waca umugabo wawe inyuma none se naje kumuca inyuma mba nabuze kugira ngo nje kumuca inyuma bacaga inyuma buriya baba banafite ibyo babuze ubu se niki cyatuma niki baba babuze ku mugabo niki cyatuma nyine afite wabura iki sibyo wabura iki ku mugabo cyatuma ujya kumuca inyuma hari ukuntu umugabo wenda uba ubikeneye wamukenera atagushaka wabona adashoboye kwihangana ko ibyo uri mu nshingano ashinzwe uri kumubwira atashoboye kuyikora ukajya kureba abashoboye kuyigukora inshingano y'umugabo se niziye none se nawe uri kuzumva ariko rero urimo kundega yanjye ndi umukobwa nazumva nte hari ukuntu umugabo aba yaragushohoshye nyine nka kwa kundi baba bari kubaguma abagore bari guca abagabo b'abinyuma n'ubu waza nyine wamusanga guca nyine akamara nk'icyumweru nta kintu ari kukubwira ntabikurikirane mu rugo warangiza ukajya kureba uragira icyo kumariye ni ukuvuga ngo iriya gahunda yo atayikora ntabwo umugore yakwihanganira umugabo akenshi nicyo kintu gituma bagenda kenshi na kenshi nta nicyo gishwanisha umugore n'umugabo none si iyo nshingano ko ariyo aba ashinzwe akaba yaramuzanye ariyo ashinzwe gukora none aba yaramuzanye ngo barebone mu maso guca gusa umugabo atayikoze iriya nshingano nta kintu mwamuvugana muzi mwamuvugana iki yego iyo mwabyaye biba byarangiye ariko nawe mu nshingano ibyo nibyo bya mbere amafaranga se n'amafaranga nose amafaranga ibyo wabijamo nta mafaranga ahari mumanza mwashaka ibizababeshaho nyine ubwo biba biri byose mbese biba biri kwemera ubwo none se iyo gahunda ayishoboye ariko nta mafaranga afite nose ubwo uwo mugabo yashoboreye iyo gahunda nta mafaranga afite yego nose ubwo yayishobozwa gute kandi adakoraga iyo gahunda adakoraga yaba abishoboye byose ntabyo aba ashoboye biruzuzanya ngo byose ntabyo bashoboye ngaye nguko rero Gloriose noneho ubuzima bwe buhagaze bute uyu munsi wa none warakuze ntabwo ukiri umwana wakuze ushaka kuzaba umupolisi ukura ushaka kuzaba muganga amahirwe ntiwayabona uyu munsi wa none uri gukora noneho nyuma y'ibyo byose byabaye uyu munsi wa none warabyaye ufite n'umwana w'umuhungu hajya tubwiye ko yitwa Ndayishimiye Felix Ndayishimiye Felix uwo mwana wawe noneho we umuteganyirizaho iki kugira ngo noneho bya bindi wowe utagezeho wazabigereho nanjye nibyo namwifuriza kugira ngo azagere ku byo ntageze azatera imbere yagira urugo rwiza nyose akubwiye ngo mpamvu ushaka umuhanzi byaba wenyine ababishoboye nabwo birashoboka ko ashobora kuba umuhanzi ntabyanga ngo wabyanga aramutse ashatse kuba umuhanzi wakumva ko yaba umuhanzi nkandi muri uru Rwanda umuhanzi numvaga ko yaba nk'aba Dorcas na Vestine ntabwo akajya aririmba indirimbo z'Imana ubona azi kuririmba nabo barabizi uwo mwana ubona azi kuririmba uwo mwana wanjye yazaje arabimenya nyine nuko akiri umwana ariko bamukora azabimenya nta kibazo bamwe ati rwose ibera umuhanzi mwana wanjye byiza cyane abantu bajya bavuga se ngo abahanzi ntago bashobotse ujye bumva
ndabumva ngo ni ibirara bakaba n'indaya. ujya ubyumva Mm, none se ubwo barabivuga. wowe ko ubizi ubwo umwana wawe wamwemera gute ko aba icyo kintu ntago ni baba bari kubabeshya no se nk'uru Rwanda uko ruza hari abatavugwa. nawe se Nta bagiye kintu kuvuga wakora ngo bareke kukuvuga. koko bari bakuvugaho wowe None se wenda baravuga none se tuvuge ko ndi umwere ku bantu bose. Reka nshobora kuba nzi ko ndi umwere ariko abantu bose atari ko babibona. ni ikihe kintu bigeze kuvugaho kikakubabaza Ntibigaza kumvugaho kikambabaza. Wenda nko kuvuga ngo ndi nk'indaya kandi ntabyo nkora. bigeze bakuvugaho ibyo bintu se bashingiye ku ki Ashingiye kuki? Nyine bashingiye nko kubona nka guca umuntu ari kwigendera ari kwisigira utuvuta twe kimerera neza kigira neza. Iyo babonye wabaye neza baravuga ngo ni uburaya ngo ni umugabo yakuye. ibyo bintu rero ndagira ngo umpere ubutumwa abo bantu bashobora kubona umukobwa wimereye neza yisigiye utuvuta yiguriye yishakishirije bakajya kuvuga ngo uri indaya bampera ubutumwa bagira inama Usibye inama nabagira inama njye ni kumwe nabagira niyo kuzamenya ubwenge ntibazabinda nk'uko twabaye inda bakajya barakorera yabo bakaba neza. ngororiyo iyo nama ntabwo nyumvise bakagura bakajya bagira bakorera yabo bakagura amavuta bakisiga ntibamere nk'uko guca tumeze. niyo yonyine se niyo nama yonyine wabagira ngororiye uransekeje cyane rwose ngo nta yindi nama wamugira umuntu niwe wigiraga inama none nshobora kuyikugira ukavuga ngo ndi kukosha kuko amahitamo y'umuntu nturiya amahitamo yarimo umubiri we. nta muntu ugira undi nama hari ukuntu ushobora kugira umuntu inama akavuga ngo uzamanze uyigire uziherewe. Umuntu niwe wigira inama. urakoze cyane mu bwana bwawe mu bukobwa bwawe waba warigeze kugira undi muhungu mukundana utari umugabo wawe mubana uyu munsi abarahari nyine twunasa nakundanaga n'abandi sinakundanaga n'umugabo tubanye buno munsi gusa wenyine. ubwo nabo twita ngo ni aba ex ufite aba ex bangahe ni umwe nyine muri icyo gihe nakundanaga narahisemo nyine ngenda ndari kuva ngo ndongera gusubira mu bwo bujyo. bapfuye iki ntacyo twapfuye urambashije ngo mbese muri icyo gihe abasore wabanye nabo ni bangahe mwakundanye twakundanye ni bangahe n'uwo nasanze ni umwe. ese wakundanye n'umuntu umwe muhitamo ntabana none se none ntabwo ukundanaga n'umuntu mukagaza igihe mukabana mwakwanga kubona kawe mwarakundanye. none nyine mbere y'uko mukundana nta wundi mwigeze mukundana se barakundanye nuko ntagije ariko nubwo twakundanye uwo nakundaga n'uwo turi kumwe cyane. uwo nguwo utakundaga byagendaga gute waramutendekaga ntabwo ari uko umutende kandi nabaga mushaka nakundaga uwo nasanzwe nkunda. byiza cyane hanyuma rero turigana ku musozo Glorious ndagira ngo noneho umbwirire abakobwa bahisemo umwuga wo kuba indangamirwa uri kumva icyo ari cyo yego bagira inama wabwire ko wahisemo nabi. njye nahisemo nakunze nyine turabana n'aba ngaba icyo nabashishikariza ni ukubwira bakamenya ubwenge bakazahitamo bahisemo bakabana n'abo bakundanye nabo. ubwo niko ndi kumva byagenda bakava muri uwo mwuga bagakundana n'abandi nabo bagashinga ingo zabo. ntibagumye kuba nka guca bameze. wemera se ko umuhungu w'indaya abaho umuhungu ntabwo ko umuhungu w'indaya abahungu b'indaya ni abakobwa baba babyemeye. none se umuhungu abaga indaya utambwe ngo tubikore nkemera barabiganira bakwemera ubwo nyine bikumva bagakora urukundo rwabo. mbese ibyo bikaba ari byo bituma bataba indaya ntabwo
umuhungu w'indaya sinurwa navugaga indaya y'ubuhugu ko nta mwana barazana navuga ubwo buraya buturutse nta ndaya umuhungu ibaho indaya wenda ntekerezaga ni nk'umukobwa uba urabyarira iwawe nose umuhungu iyo yaje hose ko yaza ntacyo akuzaniye ariko umukobwa yakizana sida ikindi umuhungu yazana ni sida nta kindi kintu natekereza ko yazanira umugore aho agiye hose niyo sida bigatuma nyine bikamwemerera kuba ataba indaya ubona se niyo ugoye sida ubona ari indaya ngo nyine urumva ko umugabo nyine nawe ashobora kuba indaya se nawe ashobora kuba indaya none iyo sida aba yayikuye he nawe ahise aba indaya noneho kubera sida se none urambajije ngo besi kubera ko uri kuvuga ngo umuhungu ntayaba indaya nanjye akagusubiza ati si none umuntu yabazanye sida gute atari indaya niyo yabiturutse he ngaho ndirimba ko aririmbo ukunda tunasoza aririmbo nkundaga ko ndi kumva naba nkundaga nta ndirimbo n'imwe ku isi ukunda nazi iyo wavuze se ngo oya yawe ntikabe yego waba washatse kuvuga iki indirimbo nkundaga nahise urimo kukubaza iyo umuntu amubwiye ngo oya yawe ntikabe yego baba bashatse kumubwira ngo iki bashatse kumubwiza ukuri mu buhe buryo uburyo bwo kuvuga ngo nimba umuntu akubwiye ibintu biri byo uje uremera ibyo bakubwiye uzavuze ngo oya yawe ntikabe yego baba bakubwiye ngo niba uvuze oya yigumeho ntihagagire umuntu uza ngo akugire inama akubwire ngo oya ngo vuga ngo yego cyangwa ngo konveke kugira igihe uvugiye yego sibyo niwe muyobozi mu Rwanda uba wumva wifuza guhura nawe ku buryo agusuhuje wakumva unezerewe ese abayobozi bose ko nta muntu uri kwangana nawe kuki atakubwira ngo wikirize wakwikiriza niba kukubaza ngo ni uwuhe muyobozi muri iki gihugu wumva nyine mwahura ukumva uranezerewe nka Kagame twahura nkumva ndanezerewe muramutse muhuye mubwira ngo iki namubwira ngo turagukundaga cyane wamusaba iki se baza iyo uri gusuhuza umuntu ufite n'icyo ugiye kumusaba njye namusuhuza gusa ukubwira ati nsaba icyo ushaka mwana wanjye ubwo rero bitewe n'icyo nkeneye natamubwira icyo nshaka akakimpa bitewe n'ukuntu ambajije icyo ndi kumva naba nkeneye uyu munsi wa none waba wumva ukeneye iki ibyo nkeneye byabonetse mba nkeneye ibyo kurya byabeshaho umuryango wanjye ibyo kurya gukubita nk'ubufuka bungahe bw'imiceri niyo yangu bitanga butanu bukaba muri mu nzu butanu bwaba buhagije bwagutwaza aho ngaho rwose nta kibazo bwamaze iminsi abakunzi ba Channel TV rero mwabyumviye ko Glorious icyo aba akeneye ari ibiryo bitunga umuryango we niba rero wumva ufite umutima w'urukundo niba wumva ko hari itafari washyira ku bikorwa bye kugira ngo ukomeze acuruze imyenda n'inkweto ndaza gushyiraho nimero aho ngaho ushobora kuwunyuzaho amafaranga hanyuma rero tukamugurira uwo muceri wavuze umuceri harya udufuka dutanu n'ibyaribyo byose byo bipfa kuba ari ibyo kurya ntabwo uwo muceri ari wakingiye habibike habibira habiki byose mbese igikenewe mu nzu kiye cyakenerwa icyo kuribwa n'ibishimbo n'imbada se imbada se barazirariraga ese ntabwo ubu harimo imbada ntabwo wajya ngo usinzire wasinzira bitewe n'uko yaba ariyo yabonetse none se habonetse ibyo kurya ntiwabijyaho ko wamanza wajya imbada ngo n'imbada ibintu byose bipfa kuba ari ibintu barya niko wari uvuze wabishyikira ariko imbada none se wapfatse paki y'imbada uri kureba ibyo kurya udase ngo uyibaze uzimaze iki ngaho guko rero tunegana ku musozo abakunzi ba Channel TV mwabyumvise hari umuntu wifuza kumugura utwo dufuka tw'umuceri mwashyira kuri iyo nimero muri kubona hanyuma tukamufasha
tukamuha ibyishimo bya bindi yifuza kuzahura n'umuyobozi akamubwira ko aricyo kintu yamubwira ngo amugurire twebwe ubwacu tukakimugura kandi birashoboka ko twabikora nawe tukamuremera amashimwe y'igihe kirekire. Iyo bavuze Imana wumva iki? iyo bavuze Imana ngo numva iki, numvaga kandi ari Imana, rwose nakumva ari igiki. Ni ubuhe busobanuro waha ijambo Imana noneho nkawe? ntayibuhe busobanuza ko ni ukuvuga ko ari ibyo iba yarankoreye byiza cyane, ko ari Imana nziza mbese idukundaga nta kibazo. Uwuhe murongo muri Bibiliya ugufasha? umurongo w'Imana nta kibazo. Nyine ufashwa na kangahe muri Bibiliya? Urabatijwe se? nta nabatijwe. Ese ko nakubwiye ko ndi kwiga ko nta na kimwe nakoresheje, ndagumya nkubwire ko Ntabwo urabatizwa na rimwe? nta nabatijwe. Ariko urimo kwiga kubatiza? byose no gusezerana. Ibyo ubirimo uzantumira se? nta kibazo tuzagutumira. Wagira ngo ntabwo bikuye ku mutima ra? Mwese ndabikura ku mutima, bikura ku mutima, bikwereke byaba bigushyiramo ubona ko ari byo. Ibyo ni byo bibazo ndi kubwira. Nguko rero Glorieuse ahari yashonje. Urashonje se? oya nta nashonje nariye pe. Hari iki? nari ibyo kurya, nari ibiryo, nta kibazo ndakomeye. Ibihe biryo nyine? nari ibirara n'ibishyimbo n'utuboga gutya. Uravanga umuririye kabisa. Umwana ariga se? yigaga muri garidiyene. Ajya kwiga ubu se ninde mukoresha homework? si umwana koko, umwana ibintu uzaba imyaka 2 n'igice bamukoreshaga homework. nabwo aracyari umwana ntayamenya no kuvuga, ni ukugira ngo niho kumuremberera mu ishuri. Kuki utwara umwana utazi kuvuga mu ishuri? none se wamurekera ngo aba kumusigarana bari he? niho kuvuga ngo ubusa nubonaga ko babajanaga bakabashyira ku mashuri bakabarembera. Ni ukugira ngo ubone wabona ko ushakisha nawe aricyo. Byiza cyane. Glorieuse rero wakuze kuza ku Ishema TV, ni karibu anytime. Wumva rwose igihe icyo ari cyo cyose uba wumva ushaka kugira ngo ugire icyo ubwira abanyarwanda ujye uza nta kibazo. Ni ikihe kintu cyakubayeho kikakubabaza mu buzima bwawe? nta na kimwe nabonye cyambabaje. Ntabwo urababaraho? none se cyambabaje mu buzima bwanjye wenda ko ari nko kurwara, ikindi cyambabaza ni igiki? Urwaye ryari? ndagwara ngakira. Nicyo cyakubabaje cyonyine gusa? Icyagushimisha mu buzima? ni byose ni uko nkiriho nkabona nta kibazo mfite, nabyo byaranshimishije. Nta ntego wihaye se ukayigeraho? intego nifuzaga niyo kuzabona urugo gusa, nta kindi none nararubonye. none iyindi ntego nakwifuza ni nk'iyi. ubukire burizanaga, ntabwo umuntu abuhendahendaga. Arabuhendahenda. None se wicaye byakwizanira? birazaga ariko nta wakumva wabwifuza. nose ubwifujije ukabubura byagenda ute? Wakora cyane mpaka ububonye. n'ibyo ngezeho ndi gukira, ndebye nkurikije uko nagiye umeze, uko ndi kubibona ibyo ngezeho amajije kugenda gake gake ndi gukira. Suza abantu 5 ukunda mu buzima bwawe. njye nkunda mama wabyaye, ndamushuhurije, na papa, n'umugabo wanjye, ubwo n'abana na mabukwe n'abandi mbese bose bo ku ruhande n'abandi bose. Ntabwo se nagajya kuzengeza ko numva ngo bamabukwe bazengereza bakazana? ntaga nzengereza. Mbana neza? tubanaga neza ketse nimba zampinduka nyuma. Akunze Ishema TV rero mwakoze kuza. Ciao ciao. Ngaho bahe peace nawe. Ciao.